muraboneza none ubwo twatangiye ndabakiriye muri aya mahugurwa bayita financial education mu Cyongereza cyangwa se ubumenyi ku bigendanye n'imitungo. Financial education cyangwa se ubumenyi ku bigendanye n'imitungo. Amazina yanjye ni Shema Fabian, ndi buyandike hano. Amazina yanjye ni Shema Fabian. Ndi umutoza w'aya mahugurwa ya financial education. Nkuko nababwiye, ino gahunda nishya kandi n'abayigisha mu gihugu cyose ni bakeya. Turamarana hano iminsi 5. Muri iyo minsi 5 tugiye kumarana kwiga aya mahugurwa. Reka ndebe niba mwese mwiteguye kumarana natwe iminsi 5 kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Abemeye mumanike amaboko, abemeye kumarana natwe iminsi 5. Okay, murakoze. So iyo mpamvu rero murakoze kubw'ubwo bwitange no kuba hari imirimo mwaparitse kugira ngo muze mufatishe n'amahugurwa kureba uburyo twakiyungura mu bumenyi kandi twiteze imbere. Ubwo rero mwamaze kumenya izina ryanjye, ngenda bazi ariko mwe ntabwo muziranye. Buri muntu agiye kwegera umuntu uwo aticaranye, murumva? Nuko mwicarane muri babiri wegeranye n'uwo mutaturutse hamwe. Uwo mutaturutse hamwe ari we mwegeranye. Babiri. Ntabwo mubangutse buri wese mbone buri wese afite mugenzi we. Buri wese afite mugenzi we. Abaziranye cyane, niba muziranye amazina mureke kuba muri hamwe. Abaziranye amazina ntibabe bari hamwe. Mugire vuba, hari icyo mugiye gukora. Intebe nimuzimure mwe mwimuke nk'abantu. Okay. Marangije arababuze uwe. Arababuze uwe n'abahaka. Muhaga kubwo ntabwo muziranye kujya hamwe. Kujya hamwe. Bano wenda bakagera aho ngaho ibintu byose habo ibintu zabo. So buri wese rero agiye kubwira mugenzi w'amazina n'icyo akora. Buri wese agiye kubwira mugenzi w'amazina n'icyo akora. Bahaye iminota 2, umwe abanza abwire mugenzi w'amazina ye n'ibyo akora n'ibintu akunda. N'ibintu ukora iki? N'ibintu ukunda. Iminota 2. Umwe abanza abwire mugenzi we amazina, icyo akora, n'ibintu akunda. Amazina, akazi ukora, n'ibintu ukunda. Iminota 2. Umwe ari kubwira, umwe wenyine ari kuvuga. Nyuma y'iminota 2 turahindura.
hanyuma rero muhinduranwe noneho undi nawe agiye kubwira undi izina akaza akora n'ibyo akunda. Mwahinduranye, muhinduranye. Mwarangije? Iyo mwarangije rero duhere hano cyangwa duhere hariya. Ugiye guhaguruka utubwire amazina y'umuntu mwari mwicaranye, tubwire ibyo akora, tubwire n'ibyo akora. Uratubwira amazina y'umuntu twaraye. Amazina y'uwo muntu yombi, tubwire ibyo akora, tubwire n'ibyo akora. Ko muri kubisubiraho se kandi mugiye ko mwari. Sawa, duhere hano. Uravuga cyane. Akamyaramutse. Iyo kumva turi kumwe bamwita Nsabimana Grace. Yambwiye ibintu bibiri akunda, yambwiye ko akunda abana ndetse yaje gukunda n'ibintu bijyanye na bizinesi, ariko ntabwo ari byo akora. Ikintu akunda cyane ni abana. Akunda abana, yari gukina n'abana kaba ari cyiza, yari kumwe n'abana yumva yabagunda hanze, icyo kintu yambwiye. Okay. Nawe? Uyu nawe niwe nshuti yanjye nabonye, yitwa Kwizera Furaha, akazi akora arasuka kandi ibintu akunda, ibintu byo kurya rwose arabikunda. Inshuti yanjye ni Nzeyimana na Fabiana, akazi akunda ni korora na bizinesi. Uyu mugenzi wanjye yitwa Emmanuel Senzinge, yamurika kuri ibintu bya bizinesi kandi agakunda n'umuryango. Inshuti yanjye yitwa Ndayishimiye Aimable, yambwiye yuko ubu nta kazi arimo akora ariko akunda ibintu bya siporo, nibyo binakunda cyane. Mwaramutse kandi inshuti yanjye yambwiye yuko yitwa John, ndetse akaba ikintu yambwiye cya mbere akunda ni ukubahiriza igihe. Aha, mwaberekeje aho reka duhere aha ngaha, dukomeze gutya.
akunda business yo guteka cyane, ateka utuntu kandi akaba akunda n'umugabo we cyane guteka neza. Amazina y'inshuti yanjye ni Faida Jonathan, yambwiye yuko akunda umuryango wiwe agakunda business kuri banki y'ibintu nakunda. Okay. Sawa, murakoze cyane. Ngabo natwibwire utubwire ibintu ukunda gukora bitari akazi, sibyo? Igihe cyawe kiri free, hobbies, ibintu by'umwuga. Tubwire amazina, tubwire akazi ukora, tubwire na hobbies zawe. Ku mazina nigurisha Mireye mu bisanzwe bidasanzwe ndigisha abana n'igihe gishira kitahari nkora business yo gucuruza imyenda cyangwa se ibindi bintu bitandukanye. Okay. Sawa, murakoze cyane. Bano nibo basigaye. Naramutse. Amazina y'inshuti yanjye ni Nyiramuteri Victoria. Erega ndikunda cyane. Ubwo rero inshuti yanjye yambwiye ko ikunda umuryango we cyane kandi agakunda Imana agakunda n'ibintu bya business. Murakoze. So murakoze cyane rero. Ino program nkuko nari nababwiye bayita ngo iki? Ninde wanyibutsa? Financial education. Financial education. Twabisobanura ngo iki buriya? Ni ubumenyi ku bigendanye n'umutungo. Aha, intego
z'iyi gahunda ni ukugira ngo wibikeho ubumenyi buhagije buragufasha guhera none urumva guhera none mu buzima bwawe bwose. Bivuze ngo umuntu wibitseho ubumenyi bwa financial education bumufasha guhera aka kanya. Amasomo ngiye kubigisha ni amasomo abasha gushyirwa mu bikorwa ukimara kuyiga. Murabyumva? Aya ni amasomo atavuga ngo reka ntegereze icyumweru gitaha nibwo nzaba niteguye. Ni amasomo atavuga ngo reka ntegereze umwaka utaha. Umwaka ugitangira neza nzahita ntangirana nawe. Ntabwo ariko aya masomo akora. Aya masomo abasha gushyirwa mu bikorwa aka ino gahunda rero yateguwe n'umuryango mpuzamahanga wo bita International Labour Organization. Uwo mushinga mpuzamahanga niwo wabashije gutegura ano mahugurwa, kandi aya mahugurwa bayategura neza babona ko umuntu w'impunzi ndetse uri no muri Uganda hano bishoboka ko yayashyira mu bikorwa 100%. Turabyumvikana? Aya mahugurwa wabasha kuyashyira mu bikorwa neza bitewe n'uburyo yateguwemo. So muri ino gahunda rero ya financial education nk'uko nababwiye ntabwo ari benshi babasha kugira amahirwe yo kuba bakiga no masomo, ariko mwebwe rero mugize amahirwe yo kuba mwakiga no masomo muri burangize kwiga, ariko ngenda sigara mbatonga kubona mushyira mu bikorwa ku buryo bazerekana uti nyuma yo kwiga ariya mahugurwa dore uko nahinduye program. Nyuma yo kwiga n'amasomo program dore uburyo nahinduyemo. Nyuma yo kwiga n'amasomo dore hashize igihe n'iki dore ikintu mfite hano. Murabyumva? Uburyo rero ano masomo turi buyigemo birasaba cyane ko mugira uruhare. Birasaba no kwitinyuka ukajya utubwira ingingo yawe. Birasaba gutanga muri make ibitekerezo byawe. Buri gitekerezo cya buri muntu kirakirwa. Hari ikibazo kibajijwe nta gisubizo na kimwe kitarimo amagambo yadufasha. Murabyumva? Bivuze ngo nta gisubizo na kimwe gipfuye. Mu bisubizo biratangirwa hano, kubera ko buri gisubizo cyose kiba kirimo amagambo yatunganye. Turi kumwe? Ubwo rero mu gihe turimo twiga n'amahugurwa ndajya mbabwira namwe mukajya mutubwira. Twese hamwe turimo turafashanya kugira ngo hagire ikintu twiga. Bino bitaboneka kugira ngo bituyobore tutaza gutandukira, kuko ibyo turi kwiga byose biragendera mu murongo. Turi hamwe? Okay. Hari ibintu bibiri rero mugiye kumbwira. So rero ikintu tugiye gukora, buri wese waje hano hari ibintu ari guteganya nyuma y'uko amaterefone nkababwira nti mugiye kuza amahugurwa, cyangwa se nyuma y'amagambo makeya tuvugiye hano hari ibyo uri gutekereza uri kuvuga uti njye muri aya mahugurwa ndashaka kumva ari ikintu ngamije gukuramo. Hari ibitekerezo ufite by'ibyo ugamije kunguka muri aya mahugurwa. Mbese ibyo utekereza nyuma y'aya mahugurwa yose, mu nyuma y'ino minsi 5, ni ibiki uri gutekereza wowe uzaba wamaze gukuramo, cyangwa se ni ibiki uri kumva uri kuvuga uti byibuze ndifuza ko batubwira no kuri ibi ngibi, cyangwa se ngewe ndi kubaza
mbese vuga ikintu utekereza ushaka kubona muri ano mahugurwa, okay? Cyangwa se icyo uteganya kwiga, ugiye kubyandika ku rupapuro rumwe, urucemo mu gakayi kawe. Ugiye gufata urupapuro buri bwandikeho, nurangiza uzufate kano ugashyiraho gutya, turi bujye hariya imbere, ujye ukamanika nkaho. Murabibona? Yes. Sawa, ngaho mubyandike rero ku rupapuro. Urupapuro rutanditseho bashyizeho izindi ngoro nta zina ushyiraho. Ugiye kwandika ibyo utekereza uri bwigire muri ano mahugurwa, cyangwa se ibyo ushaka kubona muri ano mahugurwa. Ubazi icyongereza ni expectations zawe. Ndabaye iminota 5 kuba mwabirangije kubyandika ibyo. Ahantu turi kwigira hari icyo babatwaye. Urangiza kubyandika amwereka aho mushyira mubibanga kuri iki gikuta hano munsi y'aka ngaka. Mushyira aho ngaho. Kubarangije kwandika rero, kubarangije kwandika
mugiye kwicara nanone tekereza uruhare wumva ushaka kugira muri ino training. Ni uruhe ruhare oya uruhare uri buze kugira muri ino training ni uruhe? Nawe byandike ku rundi rupapuro ugenda umanike hariya none. Uruhare utekereza uri buze kugira muri ino training kugeza ibizaza ni uruhare ki wumva nkawe uzabigira muri ino training. Nandika bwawe andika byo ugenda ubishyire hamwe. Contributions. Uruhare uzagira muri ino training rwose ubishyire aha ngaha. Uruhare uzagira ni ukurumanika hano hano wabishyize hariya mukure haze ashira hano. Uruhare ni hano.
hari uvuga ko aza yumva akeneye kunguka ubumenyi mu kudoda no mu gucuruza. Kudoda ntabwo ari hano. Muri make kugira ngo ndebe ibyo muteganya nanjye mbabwire ibyo mwateganya, sibyo? Kandi nyuma y'ino training tuzareba ibi bizaguma hano, tuzareba niba ibyo mwateganyaga byaragezweho. Aha, hari uwavuze ko ateganya kumenya uburyo yajya akora saving cyangwa kwizigamira, uburyo yajya abasha gutegura intego we n'umuryango we, bagategura na bije n'umuryango. Wadashaka uyu nguyu ari kuvuga ko ibyo yize yifuza kuzaba hano abishyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa murahera uyu munsi, gucuruza no guhinga nibwo urimo, ubufasha bwo kwiteza imbere. Okay, ubumenyi mu mikorere yo kwiteza imbere, gutera imbere mu mibereho, ubwigeme ntabwo mbuzi. Ubwigeme ni iki? Ubwigeme ubucuruzi. Hano ngo wari wifuza kwishingira bizinesi ye akoresheje igishoro gikeya. Ateganya kumenya uburyo yakwishingira bizinesi yakoresheje igishoro gike, uburyo bwo kuba wabona amafaranga yo gukoresha ibintu runaka, uburyo bwo gutangira bizinesi, uburyo yakitunganyiriza bije ye, ibyo twabibonye, kwizigama, n'ibindi. Ntabitekereza ko yaba afite icyo yanditse hariya gitandukanye n'ibyo nasomye. Nakitubwira kuzabona akazi. Kuzabona akazi. Undi uburyo ya business ye yabasha kuyihindura nziza, uburyo yakwita ku bakiriya be. Okay, noneho dusubire kuri uru ruhande rero. Ibintu uruhare duteganya kugira muri ano mahugurwa. Uruhare rwa mbere, arashaka guharanira kujya akurikiza igihe, akaba ari hano ku gihe, akubahiriza ibitekerezo by'abandi, kandi nawe ubwe akajya avuga igihe cyose biri ngombwa, atanga ibitekerezo. Uyu nguyu uruhare ashaka kugira ni ugukoresha uko ashoboye kose, agakurikirana amasomo neza, nta bimuderanja nk'ututwana. Uyu nawe ari kumva azajya aba ahari igihe cyose, akabaza ibibazo kandi agakurikirana. Undi ngo ni ukubahiriza umwanya, kunganira, kubaza.
uyu azakurikira amahugurwa yose, gutanga ibitekerezo, gushyira mu bikorwa, kuba azakunganira, gucunga umutekano, umusekirite, gutanga ibitekerezo, n'ibindi. So mwakoze cyane kubw'ibyo bitekerezo mwabashije gutanga, cyane ibyo muteganya muri aya mahugurwa hamwe n'uruhare mushaka kugira muri ano mahugurwa. Nagira ngo rero twishyirireho amabwiriza hano, tujye twishyiriraho amabwiriza n'ayandi mabwiriza tutagomba kurengaho, cyangwa se ni gute dukwiye kwitwara muri no training. Twitware dute? Nimwongeye kumbwira twitware dute muri no training? Ni ubuhe buryo dukwiye kwitwara kugira ngo training yacu ibashe kugenda neza? Turajya dusakuza ibintu ari ngombwa ko dusakuza. Umutekano, sibyo? Kamili? Kubahiriza igihe. Gatatu? Amatelefone muri silence, reka mbere ku yanjye. Amatelefone muri silence. Utayifite nawe ayishyira muri silence. Ikindi nta buyobozi buhari hano, twubahane twese, twubahane. Gukurikira. Ikindi kwiha gahunda y'uturuhuko mu masomo. Gahunda y'uturuhuko mu masomo. Ikindi kurira ku masaha. Iyo wavuze ko ukunda kurya byose biri mu kubahiriza igihe. Hamwe kubaza.
kubaza no gutanga ibitekerezo. Hari ikindi? kubaza umuntu aba yumva atari gusobanukirwa sinzi yumva hari aho afite ikibazo yumva atakumva neza kubaza mbese Kubaza mu gihe uri kumva utabumvishije neza. Kubahiriza amasaha yo gutaha nabyo biri mu kubahiriza igihe. kwandika ahantu hari amasomo y'ingenzi. Kwandika mu gihe hari isomo ry'ingenzi kugira ngo utibagirwe. Kwandika ingingo z'ingenzi. Okay. Ndaza kubaha timetable murajya mureberaho amasaha uko arajya akurikizwa. Uyu munsi wayicaye yose bitewe n'isaha twatangiriye. Kandi ano masomo yagenwe mu gutangirwa mu ibihe biragenwe. Murumva? Ariko uko biri kose n'uyu munsi nubwo twatangiye dukerewe, gahunda isomo rya mbere kubumva umuntu dutangiye kuvuga twicaye twese turi tayari bigomba gutangira saa 2:30. Kurangiza ni saa 11. Usanga rero bafite gahunda yindi muri ayo masaha ntayo na kampeyini twazihagaritse. So rero mbere yuko rero dufata akaruhuko ndababaza ikibazo. Financial education ni iki? Ibi ngibi financial education ni iki? Mbwira cyane. Basobanuye ko ari ubumenyi mu bigendanye n'umurimo. Okay. Rero ibyo tugiye gukora amagurupe atatu. Amagurupe angahe? Atatu. Tugiye kubara. Turajya tubara kuva kuri 1 kugera kuri 5. Dukomeza 1 kugera kuri 5, 1 kugera kuri 1 kugera kuri 3. Sawa, 1 kugera kuri 3. Niko tugiye kubikora. 1 kugera kuri 3. Sawa, tangira. Ni kubye cyane. Nubwo mutari mwari iki. Nzi kwa. Okay. 1 Rimwe, 2 Haro bagezeho n'abandi ngo 1 2 3. Okay, cyane gakunda gusema. Yarazi ko buri wese ari kuvuga ngo 1 2 3. Okay, so atangira 1 2 3. 1 rimwe, gatatu. Gatatu.
Barimwe mwese musangane. Barimwe mumanika amaboko. Mujye ku ruhande. Ba kabiri mumanika amaboko. Mujye kuri urwo ruhande. Ba gatatu mumanika amaboko. Mujye kuri urwo ruhande. Oya, intebe murazisangaho mugiye. Iyi group nizenguka neza. Iyi group ya kabiri nizenguka neza. Mwegere hano musangane neza. Hanyuma ni group ya gatatu rero tutere mu kazi. Eporo tusiga mu group kwanza. Zenguka neza ni mukaba yazenguka. Icyo mugiye gukora muri group zanyu, mugiye gusobanura financial education icyari cyo. Financial education icyari cyo. Uburyo mugiye kubikoramo, mugiye kuganira muvuge financial education icyari cyo maze mubyandike.
financial education ni mwandika bahaye iminota ibiri mwishira ndakura ari ku mpapuro rujyana. Umunota umwe urarangiye. Okay, minota ibiri irashize ngiye kugitwara rero. Iyi gurupu icyanyu mugihereza mukibaye ntabwo muri mwarangiza mwarangiza. Iyi gurupu icyanyu mukizana mugihawe namwe icyanyu mukizana mugihawe. Group 1 cyane mugihereza aho ngaho. Icyo mugiye gukora
mugiye gusoma ibyaho ngaho banditse nuko mwongeremo akaburamo mu kazina mwongeremo akaburamo. Financial education ni iki? Ugiye gusoma ibyo group yari yanditse, ibibari imbere mu bisome, mureba akaburamo mukongera. Murabibona? Mwongere mu maze mwandike ibyo muramwongeye mujyane aho ngaho. Ese turi gusobanura financial education cyari ibitekerezo byanyu mu byongera bajye basoma. 이제 자시 생활하는지 오케이 그래요 이제 써만가 나무 있지 문제 써만가 머리를 나무 있지 몸무게 위구랑 문제 써만가로 일부러 한번 무겨운데 일부러 한번 싫어요.
Mwarangije? Mwarangije mwese? Mwarangije? Okay, group ya mbere iri he? Group ya mbere igiye kudusomera itubwire financial education icyo ari cyo, kuko ndabizi aho kuri urwo rupapuro harimo ubumenyi bwanyu mwese. Siko bimeze? Buri muntu urupapuro afite ruriho ubumenyi bwa bose. So group ya mbere rero ni idusomere financial education ni iki? Financial education, gusobanukirwa neza ibigendanye n'umutungo, ubumenyi mu gucunga umutungo. Muri bracket iyindi idea ya kabiri yavuga ngo kandi guteganiriza ejo hazaza, ibyo bakosora n'ubumenyi ku bijyanye no kwiha intego mu byo kwiteza imbere. Okay. Sawa, murakoze, mwikomera amashyi. Group ya kabiri nayo ni idusomere. Financial education ni iki? Banditse ngo ni ukunguka ubwenge n'ubumenyi mu bijyanye no kwinjiza, gusohora no gutegura bije. Ibyo bongereweho ngira bongereho no kuwurinda deni no guteganyiriza ejo hazaza. Okay. Sawa, ni byiza. Group ya gatatu. Financial education ni ubumenyi ku bigendanye no gucunga umutungo. Ni ubumenyi bugufasha gutegura ejo hazaza ku bigendanye n'umutungo. Ibyo bongereweho ni ukwiga ku bijyanye no gucunga umutungo. Ni ubumenyi ku bijyanye no kubika no kuzigama umutungo no kuwukoresha neza. Sawa, byiza cyane, murakoze. Mwese mwakikomera amashyi. Bivuze ngo igisubizo mubashije kukibona kubera ibitekerezo bya bose. Sibyo? Group imwe yasangira ibitekerezo n'indi sangira n'indi sangira n'indi, birangiza tubonye ubusobanuro bwa nyabwo. So ibyo ni ibisobanuro byiza bya financial education. Noneho hano ubusobanuro ILO cyangwa se International Labour Organization yaduhaye bw'icyo financial education iri ngo ni financial education itwigisha ubumenyi cyangwa se ikaduha imyitwarire mishya myiza kandi igendanye no gucunga umutungo, ku myinjirize y'amafaranga, imisohorere y'amafaranga, uburyo abikwa n'uburyo wiguriza. Mujya mwiguriza amafaranga, ndetse no gukoresha ibigo bidufasha mu macungamutungo n'icungamari. Muri make ni ubumenyi cyangwa se imyitwarire myiza mu ubumenyi
bw'imyitwarire igeze ite myiza mu bigendanye no kwinjiza amafaranga n'uburyo tuyasohora n'uburyo tuyatira, niba tuyatira muri bagenzi bacu cyangwa se ahandi. Ni ubumenyi n'imyitwarire myiza mu buryo twinjiza amafaranga mu buryo tuyasohora n'uburyo twiguriza no gukoresha ibigo by'icungamutungo no gukoresha ibigo by'icungamutungo. Murumva rero ko ibyo bisobanuro bifitanye isano cyane na biriya mwabibaye. Urabisobanukiwe? no gukoresha ibigo by'icungamutungo ibigo by'icungamutungo ni ugusaba nk'amabanki nk'amafarumasi n'ibyo amasako. Twabisobanukiwe? Hari umuntu ufite ikibazo? Hari umuntu n'umwe ufite ikibazo? Hari ufite ikibazo cyangwa inyunganizi? Ikibazo no kwagura abantu bw'uburyo bwo gukoresha ibigo by'icungamutungo Financial institutions. Bisobanura ngo tuzarubona. So murakoze cyane, reka tubanze dufate akaruhuko k'iminota 30 minutes. Dufate akaruhuko k'iminota 30. Murakoze cyane. Bivuze ngo turagaruka saa 5 n'igice. Mwubahirize isaha.